Barapinda umaze gutora muri Kigali. Umaze gutora ese ubyakiriye ute? Maze gutora byakiriye neza nk'uko nanjye nari kuzatorwa nk'umukandida wa 2017 na buri munyarwanda wese. Igikorwa cyiza cy'abanyarwanda bose bagomba kwitabira gukora apfa kuba afite irangamuntu n'uburenganzira bwo gutora n'ikarita y'itora ukabibyaza umusaruro. Uwaguhuza n'umukandida umaze gutora ubu ngubu wamusaba iki? Namusaba gukuraho imisoro ku butaka gakondo y'abanyarwanda twayihawe n'Imana, ntabwo ari umutungo uva muri Dubai yasohoya yagamije kunguka ye. Icya kabiri, twifuza umunyarwanda uwo dutoye wese ko yahita akuraho imisoro ku amazu y'abanyarwanda n'igicumbi cy'umuryango nyarwanda. Umwana avukiramo agakira cyangwa agakena ariko agira ahataha atazabura hanze. Twifuza nanone ko abanyarwanda bari munsi y'igishoro cya $6,000,000 bakurerwaho imisoro burundu bagakora bakiyubaka mu bukungu bageza $6,000,000 kuko hari utumashini twitwa electronic billing machines mu bukungu akabona gutangira gusora akitwa umusoreshwa muto, ariko abanyarwanda bose bagira imirimo bakora ariko kwitwa n'ubusomeri kandi bari mu Rwanda. Amatora akurikiye n'ay'abadepite se n'ay'abasenateri nayo tuyakurindiremo? Birumvikana nta mukuru utagira mukuru we. Naze umusaza w'ukuri Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike w'amahoro we Kanombe. Tuvuge ko uziyamamaza umwanya w'umukuru w'igihugu, niyo ntangiriro yanjye. Nje mfite ubushobozi bwo kuba nayobora igihugu, nkaba nayobora n'umugabane wa Afurika ndetse n'isi yose. Nge nayobora ndiyamenera, nzi gusoma no kwandika bihagije. Awe biri munsi y'umwanya w'umukuru w'igihugu. They should forget. Hari abantu bari bagusinyiye ngo utorwe ngo ubashe kwiyamamaza, ese n'ubuye butumwa wabaho uyu munsi? Abansinyiye n'abanyapolitike banjye bari mu ishyaka ruda ni ishyaka ryanjye rya politike ry'amahoro rifite impamvu nziza nyinshi 200 uburyohe bw'abanyarwanda, abaruda n'abarudakazi n'uturuda dutoya tutarafata irangamuntu. Bose ndabasaba ni mwese murangwe no kwihangana, murangwe no kwihangana nk'uko perezida wanyu Barafinda Sekikubo Fred yabanditse igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200. Ako Fred ishya kuvuga ntaho ryanditse mu Rwanda amategeko, ariko ndikorera he byemezwa na nyiri kurishinga, bikemezwa n'abanyamuryango, bikemezwa n'abazavuka bazarijyamo, bikemezwa n'Uwiteka Yesu Kristo niwe mungeri. Ubu mufite abamambure bangahe? 9,800,000 bazi ikibazo cyiza nka Profesa w'Igisa University ya Cambridge. Barafinda hari abavuze ko wajya gunywa imiti ndetse banakujyanye Indera kukuvuza, ese ubu byarakize? Abayoboke bawe bakwizere ko abayobowe n'umuntu wakize? Ikibazo cyiza abo ni bande babivuze? Nawe ubwe warabyivugiye werekana ikarita y'imiti wanywa. Kabiri rero nje nasimuswi wanjye inshuro enye muri iki gihugu mborerwe irengero, abaturage bose barabizi. Nagiye njyanwa mu buryo bwo kuzizwa ibitekerezo byiza, nanditse igitabo cya politiki cyitwa Ruda Statutory Information Based here in Rwanda, having 200 good many causes. Impamvu nziza nyinshi 200 naburi wirengero nabanjyanye kubera impamvu za politiki. Ntabwo nagiriye mu gikorwa cyo kuvuzwa. Ninde waba waranjyanye Indera atari umuryango wanjye, atari inshuti zanjye? Ibyo barabyiteranya nge banjyanye kubera impamvu za politiki.